ndifuza kugusohokana. Urifuza ko twasohokana hagana ise. Hotel irenze hose hari VIP urazi ngende gutekereza ko nagusohokana muri Eden. Ahandi Adamu na Eva bari yagatunda. Ufone usanse ninde? Damu ngora kamubeshi. Ekamubeshi. Okay, namubeshi. Allo? Mezute. Kadogo yatashe. Yego. Yatashe neza neza. Ubwo sasa agarukana. Reka nze ngiye guhamagara kampani itanga abakozi. Yego. Ninza mu rugo ndaza muzanye. Amahugurwa narangira ndahita ndaza muzanye. Sawa sheri. Ndagukunda. Ngamupira ari umuntu mamagaye. Kushobora mugangura mukunda kandi turi kumwe. Na magambo yandi y'urukundo ariko umuntu atakunda umuntu. Niho kumwihoma. Ngaho naje bimbwirira. Urumva ko rero ngira ko nkunda nyine. Ndagukunda. Ndagukunda. Ndakoze cyane. None se reka mbwire rero ushewa abayo ringiye ujyana nkaba umukozi mu rugo wa. Hajya mubona uri guhina amasafuri. Nyine nakazi karabukajyanye ariko ndosubwo we nabo bikuvuna kuvuwa uzahana. Umva shiri. Hari barayitabera imbwa. Ariko ntabwo uri imbwa. Sibi. Ibaze gukubona wambaye urutenge uri kugenda. Sheri nyine nibyo bizakorohera kuba ndi hafi yawe nawe uri hafi yawe. Usanga ngari cyo bitwaye. Oya biragitwaye. Kamubwire. Sheri tekereza. Nase kamubwire. Nta kuntu. Amba kambyemere kakazi tugaka kujyana akwereka umugore. Ariko na ngiye ikintu kimwe musaba. Ntuzaza ugaragaza ko nge nawe dukundana. Tubindikira ariko sukumva nabigaragaza nyine. Yatanyirukana bigaragaje. Urabyemeye. Nyine tuzatukora mu ibanga. Reka mubwire. Fata imyenda yawe n'amababa. Nose matura isigaye. Ndayigurisha. Reka mwereke. Fata ibikoresho byawe byose ubipakire. Ubundi ngiye kukwirika akazi ngo akazi. Ariko umugore wanjye azana mukabimenye. Numva uzabaga yifashe. Yegura tashira wanjye zinge ibyo kazi. Kagenda biteguye pe. Amafaranga make basara gikorangura yaranguze. Ngomba kujya kwishyuza Simba amafaranga yanjye amfitiye. N'amafaranga ni make. Ndi muntu mfite amafaranga. Nsanga se buranda mubonara. Nsanga nawe ndabona mfite 30. Nagakwiriye kurangura n'umuceri nkarangura n'isukari. Se ngomba kubishyuza. Karibu. Nakoze. Ngaho mwiza. Mezute. Kazi gacamo. Gacamo. Koso na roka umushyitsi. Kakanu kaga turageze aho kumiza mekizo ngo nzimaze iki. Umuntu mukuye usagurye. Cyagiye no suko wambwiye ko wa mukozi yagiye. None ni bayagiye. Hari kampani itanga abakozi nasijya kumwangaje none amuvanye. Musa nakubwira ngo uzana umuntu neza gutya. Bizana umuntu usa neza. Oya nibwo ariko Musi umuntu azashobora akazi. Azakabasha riga. Nawe tamuka wica. Umuntu azashobora akazi. Azakabasha. Asa muko ushoboye iki? Imirimo yose yo mu rugo ndayikora. Uzi gutera ipasi se? Yego. Uzi kumesa neza? Cyane. Yanjye kwereka akazi.
reba ayo mafaranga ugende ngusuzume turebe naho nahungutse oya ushoboye akazi si umukobwa noneho byagenze biri nkonko mami karame mabuja nawe ngwino hano uri hehe naje kutaza bivuga ngo akazi karakunaniye muri stock ibiryo byashizemo guteka ibiryo bingana gutya no kubera iki ni ukubera iki byashizemo wabishize he kutavuga kwabiri wowe nande asanga watetse wa munyi wawe mpora nk'ubusa ntabwo uzi yuko ndwaye uyu munyu watetse ni ukubera iki uyu munyu ungana gutya wabitetse kubera kumpima kuko wampimaga numvisha arimo mukeya muke akuyobeye yuko ndwaye babarira ntabwo nzongera umva ibi biryo watetse bingana gutya ugateka n'umunyu ungana gutya nzagukata ku mushahara naguhembaga uri kubyumva jyana gira vuba akira mbega umunyu mami hane vayo hano ese ubu ngiye gusubira ku kazi urabiriye nuko wabishaka kugira ngo ukunde ubirye yego ubu ngiye gusubira ku kazi n'inzara yose wariye n'ibyo wari usize ahangaha mbego wabisize bingana gutya kugira ngo ukunde ubirye nta n'isoni ufite n'ubundi umugabo yagiye kukuzana ntazi aho yakuvanye kandi usubireyo kutagenda va mu maso gira vuba Alda? meze neza ndagenda cyane nsanga yego sha wabimenye ndacyamuri nuko nyine bimeze ndacyari kumwe nawe ariko sha nabimubwira gute nsanga uzi mabuja ko nameze sha n'umurakare ewana yatanyica abimenye ariko nawe unagira umura gusa mama uragenda kugutora ubwoba pe sha nsanga byihorere mwana sinzi nyine ukuntu nzabigenza ntabwo uko uzabigenza taho usanga ariko hari ukuntu ije gutekereza sibyo wungutse igitekerezo
Aha. hari ukuntu mbitekerejemo nyine sibyo ukuntu mbitekerejemo uri kureba nk'ubwo ngubwo nyine uwo mpamvu aba ari kuvuga kubera ko nyine kuri agakozi y'uragano gaciriritse kari aho nyine cyane. ubwo nyine hari ibitekerezo bungutse navuga uteze ibyo Mwana mbwira vuba urimo uranyicisha amatsiko. Mbwira vuba uri kunyicisha amatsiko. icyo nshaka kubwira nta kuntu wabikora mabuja nibura akabafata sibyo akabona ko nawe uyu mugabo ajya amuca inyuma ya neza akazajya n'ahangaha nyine akabyibazaho ariko nyine wabikora mu buryo bw'ubwenge nyine ku buryo inaguma mu rwanda igihe umugabo yahita buriya cyangwa umugore katarakaraga bakakwirukana sibyo nk'urugero sibyo cyangwa ukazamuhamagara mugiye kuryamana n'uwo mugabo ukamubwira ko uri akana keza Njyewe nsanga nyumva ngiye nkahamagara mabuja hanyuma nkamubwira yuko nkahamagara mabuja nkamubwira yuko databuja yazanye undi mukobwa. oya umukubanza bigenziyo hano ugahamagara mabuja nk'umuntu umwifuriza neza nyine utamwanga nyine sibyo umubwira uti hari agakora ngo hari mbonye bosi ari gukora injyanga byandenze wantuza mu byari noneho mabuja narva sibyo wangaho nyine cyangwa jadazona byizi no kungura imiryango y'inzu sibyo ubwo mabuja narva nk'ibyo akabasanga kikanda mu gitanda y'umuryango mabuja nyine ndikumva aho ngaho nyine nta kintu azarenzaho uzaba umwemeje azahita atuza azahita amenya Mani nsanga mabuja ko kuko ari umurakare ntiyahita anyicira aho ngaho. uzamuka ko umugabo wanjye guteye Ego ko mana yanjye ko numva bikomeye. birakomeye ariko nyine kurusha uruhu byagenda gute ukumva cyangwa naguhaye n'umugani na diru nziza hari umuntu wese kubibwira bikora birakunda sha Ako icyo gitekerezo cyawe nicyo. None se ubundi wamugani yazabimenya gute? Ubundi wamugani yazabimenya gute ni nabigenza gutyo? nta muntu ukuntu yanabimenya Nsanga nyine kwambaga ngumva nawe nta kuntu wambwira nkazafata agaturwe mu kunda imeze nabi ngugize ute? nkiza nkafata agaturwe Nsanga ubundi warasaza wa kigoryi wahaye. Hari n'ibyo nari ndi kwikorera sawa. Ubwo turavugana nimugoroba. nta kibazo Umva reka mamagare mabuja mbimubwire. Ngaho kupa cyangwa ukupire. Hello? Nibiki? Habaye ibiki? Ubundi narabivuze navuze yuko uri akantu katampaye agaciro. Akuzanye se ahubwo agukuye. Umugabo wanjye ntabwo ajya abikora. Okay, nta kibazo. Menya ari byo wajya kureba kanze ndebe ibyo nanjye Babu Karame munsigarireho ngende njye kureba ibyo bampamagariye nko mu ngo yego kandi ubirebe neza ntihagire ibyo mukubagaye yego
Boss, bite so wagiye unaruhuka cyangwa reka ariko umuntu ajya akora akazi nyine uzajya ugakora ariko uruhuka ariko sinduhuka gute kandi amafaranga umuntu aba yakeneye mukasi unsaba amafaranga nose nayakura nakoze akazi uraza kuba ubisubiramo boss baby ibyo tuza mbanze nkora amafaranga aha ngaha hari poroje yanze uko boss nyumva ariko ufite ikihe kibazo gusa wagiye wumva suzajya uhora mu mashini buri kanya nani ushobora guha umuntu umwanya ngo amafaranga yava he nenda byumva mukasi unsaba amavuta ngo imyenda y'imbere yashaje nta kazi kawe ariko ibyo byo kubima ngo urashaka gusohoka nose ubwo wasohoka gute nabanje guhiga amafaranga none se ntabwo ushobora no gufata iminota 30 ngo uganirize umuntu uza kuba ubisubiramo uzi iyo minota 30 amafaranga namaze gukoreramo gusa boss wagiye ureka kwirengagiza umuntu mape ntabwo ari kukwirengagiza kabisa umuntu wambaye neza ntabwo nambaye neza ni ibisanzwe gusa rumeze ari nayo imeze neza asa neza neza tangiye kumvana muri mood y'akazi pe gusa ubukeneye akanya ko kuruhuka nose hari uwanga kuruhuka nawanga kuruhuka bishaka si byose niyo nawe ubyanga boss ahubwo ahantu ntabwo ari heza pe ni heza ariko oya katujya mu cyumba baby watujije come on oya baby wakwicana tukatuganira oya hano ntabwo hari akuka keza aha ngaha se shaka tuganire birahari kafe kuza ariko ubu niciye akazi ndabizi n'uburyo uri kwigira buriya ndagukunda cyane kandi nambaye n'izi nkweto zawe zo ziragukwira buriya ubona umugore wanjye adafite umushiha shashiri umugore wagira umushiha mubi mana nyagasani mbega umugore ajya umushiha wa danje unarakara vuba ibintu akabigira bya danje akabikomeza shamba mbona azagukubitira muri rino njyewe njeniyeri seta ayakareka uriya mugore wawe mujinyagire wana nta n'undi muntu ndawubona oya se nyine kugira dusanze mwanga nsanze mu buriri bwe ese ubundi ubona akazi ko mu rugo katakubangamiye ubundi birambangamiye so ese ubibona nakubwira ngo urashaka kuza gukorera akazi wanjye ko mu rugo iyo wigume hariya nagusangaga siho hari heza oya reba nk'ubu ngo agucira mu maso akagira ute ibintu byose aho byatikora biriya kora ibi ngewe buriya birambabaza yewe buriya birambabaza iyo nkubona mu masahani uri mu mbyiro uri gukora amasafuriya nose nyine ko ariko kanzanye ugira ngo mbyange noneho mabuja yanyice atanangirukana kandi anyirukanye se ukazongera kubona burangiye byarambabaje cyane kubona kandi cyagiye imbere wabaga uri private wigenga none ubu ngubu ntiwajya nimba bikubabaje nyine ngaho ucakira inzu mbe nyibamo inzu none ujye unsanga mu rugo rwanjye ahubwo buriya kwirarika mfite amafaranga menshi ndashaka kuzajya kukukodeshereza room muri hoteli hajyanye nko mu mbatsi gusanga nzagushakira icyuma muri hoteli cyiza nawe undi mugore mbona yaravuye kuri style asigaye afite iminkanyari ikindi kandi nsigaye nicuza n'inkwano zanjye na mutari mugabo wa nakomeza ndakuzana amazi